atari ko nta bintu byo kuryamana nyine mufata nka papa wanjye nanjye afata nk'umukobwa we mama ngo ahita amubwira ngo yego rega ngo nibyo ngo n'ubundi ngura ni nka papa wawe ahita amaze gushingiye kuri Hi guys, how are you doing? Sorry, I have to record a second story. Mbere yuko ngenda ku kazi kwako man sigaye nyine kuko nshaka gukora every day is too much for me. Recording every day is too much, so maybe I will be recording same clothes for 2 videos or how many videos kuko nshaka gukora cyane just for me to be able to nyine kugira ndebe ko abantu si bakumva ko I'm here on YouTube. So good morning, how are you doing? I hope all of you are doing fine. So sit and watch. This is story time with Debbie. Yeah, so story time you want to imeze gutya cyakora ari ibintu bibazo njya numva kavuga you guys you are liars mwamubeshya how dare you say this and this and this. So story time ubwo garambwa ati ngewe nakuze nyine nakuriye muri family mfite papa wanjye na mama wanjye. Actually that's how she used to believe until now. Rero ngewe nari mukuru cyane nyine barumuna banjye nabarushaga imyaka myinshi pe. Abana bo bankurikiraga mbarushaga ku buryo hagati yanjye na musaza wanjye urimo nyine murusha nk'imyaka nk'icyenda, things like that. But memory yo kubaho ntabana no papa, I don't remember that memory. Nubwo mama wanjye nyine yambwiye this different story, but I still have that memory in my mind. Iyo memory ndayifite pe, ntabwo nyifite mu mutwe wanjye nubwo nafite imyaka 9. Ati rero twakuriye mu ntara twakuze tutaba mu mujyi tutarabana bakire turabakene biri aho ngaho nyine tubaho mu buzima bwa buri munsi busanzwe ariko nyine tutarabakire tubaho ngaho nza kugeraho nyine mfite urumva afite ngo basaza be batatu na murumuna umwe ariko nyine aruta urumva noneho icyo gihe maze nyine maze kuva imyaka 20 papa twabanaga cyangwa nitaga papa wanjye yaje kwitaba Imana. Aje kwitaba Imana urumva twarabana ba mu buzima bukennye kandi njye nari umukobwa mwiza pe. I was so beautiful and everything. Mama wanjye arambwira ati rero kwa burangije secondaire nuko byameze kose nubwo ndakize nubwo ndafite amafaranga ufite amahirwe ufite bourse ya leta cyo njye kwiga muri kaminuza. Ati umukobwa yavuyeyo aza kwiga Butare, ageze Butare ahiga imyaka 2 amaze kwiga imyaka 2 avayo aza muri kiste. Ageze muri kiste rero atukambwiza kuri depe ibutara ubuzima bwari bugoye kubona amafaranga kubona umwenda wo kwambara. It was so hard for me, byari bingoye ku buryo abana twiganaga rimwe ngo bajye gateranya amafaranga bitewe nuko babonaga ipantaro nambaraga imwe yaraciye bakafite amafaranga hamwe bakayashyira hamwe, bamara kuyashyira hamwe nyine nkagira nkabaho. Rero nkiza kwiga hano muri kiste twagiye nyine mu mahome umushiti wanjye twagendanaga arambwa se kubera iki twaba mu mahome kuko utaza ngo ugende tubana ko umukobwa nyine baba barabye bafite amafaranga, things like that. Bari bafite amafaranga nyine menshi, baraza nyine batangira barabana. Bamaze kubana umunsi umwe rero aho story itangirira naho zingiye, umunsi umwe umukobwa yango yari kuva aha nyine yabaga n'uwo mushiti ari kugenda n'amaguru azamukajya muri kiste. Imodoka mvango ya danje y'ikivyo ikindi kivanga kiragira ngo irahereze kimukubitira amahoni inyuma, kimukubise amahoni inyuma arahindukira. Amaze guhindukira abona nyine n'umuntu w'umugabo mukuru pe mu papa aramusaba ngo ati mukobwa mwiza uri kujya ngo ati ndikimye gararukuru muri kiste ati kugenda n'amaguru se araseka nyine amubwira ati ngo no ngwere ufite umwana nyine yanga kubanza kujyamo. Umugabo aramubwira ko yambwe no yo nta kintu ngugira atura abandi babagabo bo mu minsi y'imperuka y'ibigori. Ariko turabona ndi wa mugabo mu minsi y'imperuka y'igishusho ko ati ngwira nta kibazo nta kintu uri umukobwa mwiza vuba tugende. Umukobwa yicaye mu modoka, umugabo nyine bagenda baganira arambwira ati sampaye nimero zawe. Umukobwa akuramo agatelefoni ke gato rwose k'amafuti kagatusha arambwira ati ati wowe andikamo yawe ngenza ngo umugabo aramubwira ati yanjye ntabwo ku telefoni ntagakoraho vraiment ati wowe mpiyawe ngo ngenza guhamagara. Ahubwo se umukobwa muri kaminuza utunga telefoni nk'ingi ibyo bintu biracyabaho nyine. Umukobwa nagenda kenshi araseka aravuga ati bibaho pe ati kuko abantu twiga muri kaminuza kutagira ikintu na kimwe amugeza kuri kiste. Amaze kumugeza muri kiste
aramwinjiza arijira kuko amaze kwinjira ahita akigenda nyine yagiye ageze mu ishuri yicaye nyine kwa kundi muri class agiye kurabona kuri mu yahaje amafaranga y'ibihumbi 100 arareba ngo si mana yanjye amafaranga yabayobye yanga no kubanza kuyakora aho ngo nk'iminsi nk'ibiri yose none ngo hashize nk'iminsi nk'ibiri wa mugabo nimero amuhamagara nyine atazi ubwo niyo amugara ngo bite byiza bite mukobwa mwiza ni byiza umeze neza yego atsuranyibuka tuya ati ni wa muntu wagwaye rifite ejo bundi ati kutahamagaye mushimira kumushimira handi wakoze iki ati oya ati ntabwo se nta message se wabonye nta message ka MTN wabonye ngo gatatu ngo ni wowe sonyeje amafaranga yigwa aramugara umukobwa atuvuga ati urakoze cyane ati nari ntegereje ko nyine azampamagara nkamusubiza ibintu nk'ibyo ngibyo onje umugabo aramugara ati oya na yawe shiri nawe baby zonazo it's your money take it umukobwa ati nahise ngenda debo nahise manuka njya mu isoko njya kugura amapantaro n'utuntu two hejuru twiza rwose muri ayo mafaranga kuko I was so broke nta mwenda ntaki nubwo umwana w'umukobwa arantunze andi yasigaye ngo yagiye hahamwe nyine utuntu two mu rugo araza atekera amushite aramubwira ati no right nanjye umunsi naronse urumva imba naronse rero nawe inshuti yanjye ugomba kurya neza anje nyine ngo barateka bararya bamaze kurya baratangira bagase n'indo yaguhaye ati ro mugabo jondo wamaye lift ngeze ku ishuri amvuye muri class mbona abanyeje amafaranga 100 ubu nyine wa mugabo atanya nyine kugira ngo amubwira ngo umugabo nyine akajya amamagara bite ni byiza ngo ntawese amusaba ko babonana bite umeze neza sari ikintu ubura mbaga mwatura ntacyo akambwa avugisha kuri yewe umukobwa aba ari cyabura akamubwira wa mugabo nyine uvuga umukobwa avuze ati mfite nk'akabuze mu bico umugabo ahitaga amwohereza 40 cyangwa 50 nyine amwoherezaga akubye nka kangahe ayo yasabye batangira kuba muri ubwo buzima none wa mukobwa aza kugeraho abura telefone abuze telefone simukadi ashyira muri telefone ya mushiti nyine ngo wa mugabo aza guhamagara amubwira se telefone y'umushiti wawe yagiye hehe ko yaramuhamagaye ati telefone yakora yaravuye haramugabo ntabwo yamugiye nyine ahamagaye wa mukobwa babanaga nyine wo mwana w'umwakire arambwira ntabwo ari uko yari yavuye ku telefone yiwe yarapfuye simukadi yabaye yashyizemo anga kugira ajya abone uko agira ute avugana na mama wiwe ajya muri kuvugana na nyine mama wo mubyara arangije wa mutipe wa mukobwa nyine atamubwira ngo okay ubona ni se ngo harya mu mutuye hehe umukobwa aramurangiye nyine yarabizi ko ari umutipe ari umugabo ujumwera amafaranga nta n'ikindi kintu amusabye ati mutuye hehe aramubwira nyine aramurangira ahantu batuye wagiye kubona mura nyine nyuma y'iminota 40 umugabo yarahageze amuzaniye telefone ya smart nini pe nziza arayimuzanira umukobwa yibonye ati reka umukobwa wandi nyine wo mu cyara abanza kwa kwifata wa mundi wo mugera mugata kuri gicucu ufata telefone wamugenga umuntu akuzana telefone kayanga are you stupid are you okay fine anje umukobwa nyine arayifata amaze kwifata ngo aragenda bajya hanze ngo wa mugabo aramubwira ngo se ngo wazaritse ngo kakurika ahantu hijyana ngo uza tukajyana uko mfite ahantu nshaka kujya anje ngitama ese ugira passport umukobwa aravuga ati yego ntayo ngira aramubwira none waye gushakira ukaza tukagenda umukobwa aravuga ngo ya ntabwo nyajyana nawe pengera ntabwo tuzuranye ubu ni nk'ubwa kabiri tubonanye cyangwa ubwa gatatu mbwiza ukuri ukuntu nzafata inzira nkajyana nawe ngo ugiye ngo hanze umugabo aramubwira ngo ati ubona ntacyo nakugira aramubwira ati okay urase kanye gushakire wowe bitekereze ubona ko bitekerezo ukabona byakunda uzambwire tugende urumva umukobwa nyine umugabo aramushakira umukobwa ajya kuri immigration ntacyo kimwe yigeze yishyura ama passport yiwe arataha ageze mu rugo wa mugabo aramubwira ati nuko ntabizi neza ko uzaza tukugende ngiye kuguhereza amafaranga ugende witegure for everything you need urumva witegure ushake buri kintu cyose ushaka numara kukibona uza nyine ikintu cyose wumva nyine wajyana ndaguhereza yesa amweza miliyoni y'amanyarwanda kuri telefone umwana arabaza amaze ngo yabaze mu shute ngo mbarira akamubara atrega ni miliyoni atoya ibintu 100 aramubwira atoya ni miliyoni ati yaguhaye niki abibwa nyine mushiti barambwa yayampaye kubera ko ashaka ko tuzajyana iki gihugu iki niki nyine ngo azaba agiye mu kazi nyine ngashaka ko tuzajyana kugira ngo nyine nge mu ndege umukobwa yuko yakiga muri kiste nagararangiza arangije wa mushiti aramubwira ngo amubaza ngo se ngo nzagende ngura arangasura mugabo yagutwara kingira nimero yiwe waramubonye ukuntu ameze ntago wabonye ko atari umugabo w'ingegera nta kintu kimwe yakugira ubu uzagende mujyana aramubwira nansaba ko muryama nawe ndaramuseka aramubwira ati kuri gicucu atonone se nkamubaza ikibazo ubundi kuzahura n'umuhungu w'igicucu ngo ni boyfriend wawe mukanaryamana mwamara kuryamana handi kiba kimwe mukura urumva atari kigo umuntu ushaka guha miliyoni ngo genda witegure are you okay fata inzira ugende
umva ati naragiye ati no mbere niciye mu ndege turagenda ati no tuva mu Rwanda tujya mu icyo gihugu ntago icyo gihugu nshaka kukivuga bajya muri icyo gihugu ati narebye hotel turi buraremo urumva numva biteye ubwoba no the first time type nyine yafashe 2 rooms aravuga ati ntabwo nyine amwereka ko nyine he doesn't want anything ngo bicaye bari kurya nimugora amazi se ati se kamuzi ikibazo ati urandaza kujya kwirarana twazanye umukobwa aravuga ngo yanjye rwose ntabwo byo nabikora ntabwo bwawe ariko bwa mbere things like that umugabo aramubwira ngo no ngo nta kibazo niba ntacyo bitwaye n'umukobwa yageze mu cyumba mushuti we nyine aramwandikira aramubaza se ati wabonye hameze gute aramweza aho foto nyine uko ngo barendaga ahantu hose ageze umugabo akamwanga kugaragara ngo fotore akamufotora arose ngo amujyana no kumushopingira muri mall ibintu cyane Dubai akambifugira mudanye Dubai urumva amujyana kumushopingira muri mall amugura ibintu byose ibaze nyine kuba from nowhere umugabo araje gutwaye nyine umukobwa cyane she's so beautiful arije amujyana nyine araze umukobwa araje amubwira ati kamwereke rero ati ngewe ndi wowe uriya mugabo umuna n'undi nta kintu gushaka wajye ukamuha n'undi ko nta kintu bitwaye umwana umukobwa nyine agira ubwoba waba utaramubwira ati wigira ubwoba agenda umuhereze n'ubundi nicyo ashaka nuramukora namuhaye kamugize kuri everything you need azajya kiguhereza umukobwa aragenda ajya ku cyumba cy'wa mugabo arakomanga asanga wa mugabo ameze nyine nk'umuntu wari umwiteguye kandi buze kuza pe ayinjira amugurira nyine ngo bagura wine bamaze kugura wine barayinywa kuko umukobwa nyine yanywaga inzoga wenda nta wabenya banywa wine bamaze kunywa wine then they did whatever they had to do in the morning umukobwa yaragize asanga man ngo ya hotel nyine mu ya hotel ari kubamo n'uwo mugabo Dubai bamuteguriye urabona ko kundi nyine uba wararanye like honeymoon for the first time with your husband and everything nyuma ngo yamutegura aramubwira ati bro aramubwira ati ngiye kamugize kuri ati nta kintu ntazaguha kuva wanyihaye ari ubwa mbere ndabizi nyine for everything aramubwira ati nta kintu kimwe ntazaguha ko garabyutse asanga indabo asanga buri kimwe cyose asanga amugabo yanze atamubwira ati umva nurangiza uze umanuke hasi uze wambare uze nyine nkwereka ikintu uze nkwereka ahantu tujya amusubiza muri mall amugura iPhone 13 iki ngo niwe gisohoka amugura iPhone 13 Pro Max amujyana muri mall amubwira ati fata imyenda ushaka umukobwa akabanza kwanga gufata nyine ibintu bihenze umugabo akamubwira ati are you stupid fata urumva umukobwa urumva abara nyine aramva umugabo aramusohoringa koko amaze kumusohoringa barataha bageze hano mu Rwanda arangije aramubwira se wamugara amubwira se ko nshaka kuzajya nza ahantu ba wenyine can you please stop living with your friend abibwiye mushuti aramubwira ati urumva ari ibintu ngiye nakanga koko please go wa mugabo aramubwira ati ikindi ntabwo ngiye nshaka ko umukobwa uhora depending ku bantu urabona iwanyu muri abakene ibintu nk'ibiririre ibintu nk'ibyo ngibyo aramubwira ati wowe uzambwira ikintu mba wakora urumva nubwo uri umunyeshuri mbwira ikintu wakora numara kugikora uzambwira ko aramubwira ati ngiye numva nashinga salo ikora imisatsi umugabo aramubwira ati cyonyine aramubwira nta kibazo amushingira salo umukobwa salo ye irakora irakundwa n'abantu benshi nyine bayijyamo ibintu nyine birakunda nyine ku ruhande rwe amafaranga atangira kuza akomeza kubana nyine na wa nyine akomeza gukundana n'uwo mugabo bakagira umugabo atangira kujya mujyana nyine mu bihugu byinshi umugabo hano hose agiye tuvuge mbagiye muri mission mbagiye mu nama agiye mu biki akafata umukobwa akamubwira ati please let's go bakagenda urumva noneho muri icyo gihe cyose umugabo he never used condom even for a single day he never nyine everything when umukobwa bwa mbere rero atwita amaze gutwita umugabo ngo abanza kumwe ngo yango yikuramo things like that urabona umwana nyine umukobwa nyine yashatse ngo yaravuze ati ngera ngo nabyarana nawe ufite umugore n'ibyo se umugabo aramubwira ati we nta kibazo se ati wowe ntabwo uri umugore wanjye se ntabwo uri umugore wanjye wa kabiri se atatuza ati nta kibazo uzagira ngiye azongaze ndi hano uri uwanjye nanjye nkaba uwawe no problem urumva baratangira nyine baratangira ngo mumyitegure hashize iminsi inda y'umukobwa yonyine ku giti cye yivanamo yigira ute yivanamo imaze kwivanamo umugabo ngo yaramwondora aramubwira ati humura mugore mwiza no problem everything is fine umukobwa aratangira kujya nyine inzu y'iwabo nyine iwabo mu cyaro aho yabagara mama we barayivugurura things like that no nyine bakomeza kubana na wa mugabo gutyo wa mugabo nyine umukobwa azavuga ati rero ngiye nagushaka gukomeza gukora muri salo ndashaka kugira ute gushinga ibyanjye bintu nyine ndashaka gucuruza umukobwa wa amafaranga rwose ajya mu Bushinwa ararangura aratangira arazarakora story time okay
noneho umuntu uze nyine uwo mugabo umunsi umwe ajyana wa mukobwa nyine ajyana na wa mukobwa iwabo. Bagezeyo urumva ngo umugabo yaje amutwaye, umukobwa nyine araza ajya gusuhuza mama wiwe, arabwira mama ati hari umuntu ushaka kuza ukajya gusuhuza. Don't worry, nagare papa we, by the way, don't think too much. Ndabizi ko muhita mwihuta mugatangira mugatekereza ibintu byinshi. No, arije ahita kumusuhuza, amaze kumusaba mama aramubwira ati ntabwo nkuzi. Arambwira ati unzi se? Ati njye ndabona wagira ngo ndakuzi. Mama yanje baramubajije ngo ntabwo duka kanaka, abavuze izina ryiwe. Arambwira yego. Ati none sunzi hehe? Mama wafashe umukobwa w'akabuka aramujyana, arambwira ati okay, ndashaka kumenya uriya mugabo muziranye gute, munuba hehe, mwamenyaniye he? Ati nize ko mutaryamanye. Umukobwa ati reka ngiye ndyamana n'umuntu w'umugabo, se reka ko abana atari umugabo mukuru, ngiye ntabwo naryamana nawe. Arambwira ati uriya mugabo avukana oya nawe se mugabo kanya, ariko yambwiye ko uwo mugabo nyine avukana na papa uyu mukobwa, ariko papa uwo mukobwa nyine we yarapfuye, actually ni se wabo. Arambwira ati uriya mugabo nize ko mutaryamanye, ibintu nk'ibyo ngibyo ngiye ntabwo nyine nizere. Umwana amajije impamvu nyine arambwira ati nzaba mbikubwira igendere. None bari gutaha, urumva bari gutaha ngo mama yaragiye ngo arashimira umugabo ngo warakoze ngo kubwa buri kimwe cyose, urumva. None bari gutaha wa mukobwa abaza mama, abaza wa papa aramanze ngo abaze ikibazo, mama wanjye ni gute zina ryawe? Aravuga ngo mama wanjye ari inshuti ya grand frère wanjye, ngo nicyo ngo urahise umwibuka. Ngo namwibutse ngo ariko grand frère wanjye we yarapfuye nyine gutya na gutya. Ngo bari inshuti se mu buhe rwego? Ati nyine bari inshuti. Aramubwira nyine ati mama wahana avuka, urumva, nyine iwabo w'uyu muhungu barimeze nk'ari abakire cyane, none wabo uyu mukobwa bari abakene, none ari inshuti yande ya grand frère w'uyu mutipe nyine. Aho grand frère wiwe aza kwitaba Imana, yaje kwitaba Imana, urumva. Aje gupfa ati nyuma yo gupfa kwiwe amakuru y'amama sinongeye kuyabona, ati ngiye biranantangaje. Umukobwa aravuga ati none ko mama wanjye yambwiye ngo nize ko mutaryamanye. Wasanga ariko akunda azi ko nyine ngo mfite umugore n'ibiki byose nta kindi kintu. Then umwana nyuma ageze iwabo, mama aramuhamagara ngo ati rero ati njye nakameze mbitekereza uriya mugabo mupanga iki mupfana iki? Aramubwira ati njye ntabwo kintu kimwe dupfana, twarahuye tumaze guhura mu kazi kanjye, yakunda kuza yari umukobwa mushya ati yakunda kutwigusha muri salo yanjye, turi inshuti gutyo, atari ko nta bintu byo kuryamana nyine mufata nka papa wanjye nanjye afata nk'umukobwa. Umugabo mama ngo ahita ngo yego rega ngo nibyo ngo n'ubundi ngura ni nka papa wawe, atamaze gushingiye gutya. Aturira ni papa, ati papa wawe nawe baravukana. Ati papa wanjye abo wanjye se ko yapfuye ejo, ati yapfuye kandi muzi uri kuvuga ko ari papa wanjye kutaravuga ati oya, ati ngiye nashakanye na papa wawe, urumva ngo ufite imyaka 8, sinzi impamvu utanabyibuka. Ati urabizi ko nashatse mfite ngufite rwose urusiye ko umugabo nashatse yambere imfura akagukunda, ariko rwose ngiye nashatse mfite ngufite pe, urumva. Man, umwana barasaze ngaragenga bibwira wa mugabo aramuganga ibyo ntacyo bitwaye, ngo nta kibazo na kimwe. None amara kuri nyine mama yabimubwiye uyu mukobwa when she was pregnant, urumva. Noneho amaze uwo mukobwa nyine yigera natwite indinda aranabyara pe. Umukobwa yambwiye ati ngiye naranabyaye ko yarangije na umukobwa actually yarangije kaminuza, aranyine icyo gihe byose byabaye yarangije na kaminuza aranabyara, urumva. Amaze kubyara n'umwana nyine rakura, noneho umwana we imba afite imyaka 2, ntabwo mbyuka neza ko afite mu mwaka cyangwa 2. Arangije wa mpapa rero umukobwa ari kugisha inama yo kugisha ni ngiye. Ati ejo bundi urumva uyu mpapa nyine yaramubwiye ati rero urabona ntabwo urabona namenye ko ndi so wanyu, usije ko ntanabyemera cyane kandi dukoresheje intuze nkamenya neba koko mama yari yarabyaye ko na mama wanjye ntaho hari no panye ntibagihari, ngo wenda bambwire uko bimeze na grand frère ntahari, urumva ninjye uhari. Atari ko niba mama yarabivuze ubwo niko kuri, imba ataranyiki yaravuze mukuru wanjye ubwo niko kuri, kandi akaba atarigeza kumushaka n'umunsi wa rimwe, ubwo niko kuri nyine we yarisemo kwirerera umwana we. Atari ko ndashaka kukubwira ikintu, ati reka bino bintu nge nawe dukore tubivemo, urumva. Nge nzagwa amafaranga yose ushaka ugenda ubeho ubuzima bwawe. Arambwira sinza ubuzima bwanjye, umukobwa nyine nza ubuzima bwanjye gute?
naramaze kubyarana twarabyaranye ibintu nk'ibyo ngibyo. Arambwira ati ari umuntu usubiza ko twabyaranye, ati ntabwo, aturetse wa mushiti wiwe ugize ute ubizi, mama wawe ntago azi umuntu wagutinda, things like nta muntu n'umwe nyine uzi umuntu wamutinda. Umukobwa arakugisha inama ati ngiye mu mbwiza kuri ikintu nakora. Urumva nabyaye umwana nyine wa data wacu siko ntayina nabizi. Urumva murumuna wanjye yantenda turabyara nane newe nimwangisha ubuzima bwanjye bwose mfite muri uyu munsi. Ati rero ndi kwibaza uyu mwana nyine ngo umugabo yaramubwiye ngo azafata umwana amumuhereza, sibyo? Actually niyo namukobwa kwisha umwana amumuhereza, namara kumumuhereza nyine amuhereze uyu mupapa amutware, umupapa nyine agende ngo amurereriwe, nubwo umugore w'uyu mugabo nawe atabizi, amurereriwe, namara kumurereriwe ntagire umuntu uzamenya ko ari we bamubyaranye. Arambwira ese nuko abantu babizi ko mfite umwana w'imyaka 2, nibambaza ngo umwana yagiye he nzavuga gute? Arambwira tuzajya uvuga ko umwana yagiye hanze, kuko n'ubundi ngo umugore w'umugabo aba hanze. Urumva n'ubundi ngo afite gahunda yo kumujyana hanze. Uyu mukobwa ari kuvuga ati nemere ntabwo umwana wanjye kugira ntagire umuntu uzamenya ko nabyaranye na data wacu, nubwo ari abantu babizi ko nabyaye, ariko bazahora bambaza ngo umwana wawe yagiye hehe. Ati sinda ko ashatse umugabo we nzavuga gute? Nibambaza po umwana nzavuga ko yagiye. Ni umukobwa n'iki kibazo afite kuko araremereye pe. Niyo nama twagishaga muze mutugiye inama. And for me if I were ngenda ndi wowe umwana amutanga pe, umwana amutanga ngiye rwose namara kumutanga, ariko biragoye ko wakikuraho umwana wawe ngiye namutanga. Namara kumutanga nkanavuga ko rwose bamutwaye yagiye hanze, cyangwa nkavuga ko yitabye Imana. Ese wabigenza gute? Ntuzajye ubwira umugabo wende mufite gahunda yo gushaka ngo nabyaranye na data wacu. Ibyo ntabwo byumvikana. Anyway guys, that was the story. Bizu umuntu uzayirangiza story ajya ambwira ngo bizu de bye bye.